Muri iki gihe cy'urujijo rukomeye cyane, mu mugoroba usoza amateka y'isi, aho usenga n'udasenga, uwemera Imana n'utayemera, umukuru n'umuto, mbese mu ngeri z'abantu bose, barabona ko ibintu bitakimeze nka mbere ndetse ntabwo bisanzwe. Kandi koko uko bibonwa niko kuri koko, niko ijambo ry'Imana ryahanuye, kuko ryavuze ko mu gihe giheruka hagomba kuzabaho ibihe bigoye. Benshi ni abadasobanukiwe n'ubuhanuzi bugendanye n'ibihe turimo, kandi bagomba gusobanurirwa neza. Ninde uzababwira? Inshingano y'abayobozi ndetse ikaba n'iy'abizera ni iyo kuvuza impanda mu buryo busobanutse. Ubutumwa bukomeye bwatanzwe kuri gahunda iboneye mu byahishuwe bugomba gufata umwanya w'ibanze mu ntekerezo z'ubwoko bw'Imana. Ubuhanuzi butari bwasohora bwo mu gitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli bugiye gusohora vuba. Abarinzi nibarangurure maze batange ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe, twereke isi igihe turimo cy'amateka ya gihanuzi. Twakagombye gukoresha imbaraga zacu zose ngo tubwire ab'isi uko kuri. Umuburo ukomeye uhamya ko umunsi w'Uwiteka uzaza utunguranye mu buryo bwihuse kandi butitezwe. Ntugomba kubwirwa isi gusa, ahubwo ugomba kubwirwa n'amatorero yacu. Umuburo utangaje w'ubuhanuzi wagenewe buri mutima, ntihakagire uwibeshya ko atatungurwa. Nta busobanuro na bumwe bw'ubuhanuzi bugomba kubibagiza ibimenyetso bitugaragariza ko icyo gihe gikomeye kiri bugufi cyane. Igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli kirimo imiburo twese tuzakenera gusobanukirwa mbere y'uko igihe cy'imperuka kigera. Mwana w'umuntu, uvugane n'abo bwoko bwawe ubabwire uti, nineza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruhurirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura wo muri bo, azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli. Nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye, ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe.